Immaculée Hagenimana. Nkora ibijyanye na made in Rwanda, amadesign y'imyenda, amatisheti, amakanzu n'amabage n'ibindi byose umuntu yashaka ko mudodera ibijyanye n'ubutayeri. Ndi mu mujyi, ntuye Kabugu, nkorera mu mujyi, urumva ndi mu mujyi. Naratangira gukora bino bintu, nakoraga akazi kajyanye n'amasuku, nakoraga amasuku muri Croix Rouge n'ahandi nakabona. Ndangije mbona sizakomeza gukorera abandi, nihangira umurimo wo kwikorera. Nuko ndatangira niga, ndatangira ndadoda, ndazamuka gake gake, ndodera nabo n'abacuruzi dukorana barayenzura. Nabyize mu mwaka w'2009, amafaranga byampaye buriya nayibukara, ntabwo nayibuka yose, ariko mbese bancaga menevare ku kigo nkayizana nkagura ibikoresho, urumva byantwara amafaranga atari menshi atari na makeya, ariko kubera nari mfite intego bigeraho. Ntabwo ari igishoro kinini. Naguze imashini ngura n'amatise make, ndatangira ndakora. Uko ngenda mbitanga nkagenda nunguka, nongera ngura ibindi gutyo gutyo. Ikintu nishimira amaze kugeraho, nabigiyemo nari ndi mu bukode, nari ntuye i Kigali ariko nkode mufite inzu yanjye mba. Wayiha mu gace k'amafaranga na gute? Miliyoni 10. Iherereye hagana he? Kabugu. Ndi naguye akazi, nimba icyo gihe naratangiye mfite abakiriya 5 cyangwa 10, mfite abacuruzi nka 20 nkorera cyangwa se ntangaho komande. Tugarutse ku mashini imwe watangiriyeho, wayiguze amafaranga na gute iyo watangiriyeho? Nayiguze 52,000 hamwe na transport nka 55, ariko mfite imashini zirenze 3 cyangwa se 5. N'ubu zihagaze hagati ya 500 na miliyoni. Ukwezi ushobora kwinjiza nk'ibihumbi 100 cyangwa arenga, bitewe n'uko bimeze. Wishyuye iseta wakuyemo depase ushobora kwinjiza nk'ijana. Nyine mugiye urugero fatizo, biterwa n'amezi uko ameze. Iyo byagenze neza winjiza ngaho? Biterwa n'amezi uko ameze n'uko yagenze. Ntabwo ari ngombwa kuvuga umushahara ninjiza wose cyangwa se barahari nigishije. Hari abana twafatanije kwiga abo mu Ruhango muri Zoe, umushinga ufasha wa Zoe, twabakoresheje stage. Ubu nabo barakora, niyo umuntu akeneye komande nyinshi bashobora gukora ibintu nabo bakabizana tukabitanga nka komande. N'abandi bantu bagiye baza tukabigisha basanzwe gutyo. Ibyo ni promosiyo, cyane ko iyo twaje muri Expo tuba ibiciro twagabanije nka 50%. Iyo umupira uri kumwe n'ikabutura tubigurisha 15 yonyine. Yari t-shirt yonyine ni 8,000. Yego. Ishati ni 15, ikanzu ni 13. Dufite n'amasupra bakoresha kuri Saramanje, niyo tugurisha 35,000. N'ibiciro byiza cyane. Yego. Inama nabagira, kwicara kudakora byo birugatsinda. Gukora ni byiza, bituma ubasha kugera ku ntego wihaye, bituma ubasha kugira icyo wigurira nawe, bituma wirinda ibishuko byinshi wakaguyemo. Gukora ni ibintu byiza cyane, ukifatanyamo no gusenga Imana ikagushyigikira, ukagira icyo umarira nawe umuryango cyangwa n'igihugu cyakubyaye. Byongeye kurabizi ko na perezida wacu akunda abantu bakora, kandi tugomba gukora kugira ngo tumufashe kubaka u Rwanda rwatubyaye, kugira ngo n'abana bacu bazasange hari icyo twagezeho, bityo nabo bakora. Ngiye mfite intumbero y'uko mu minsi izaza nshobora kuzagira ikindi gikorwa cy'indashyikirwa nzakora muri aka kazi, kandi urumva n'ibyo maze kugeraho nabyo ndabishimira Imana yabifashije. Umuntu anyeneye cyangwa akeneye ibyo nkora byansanga mu mujyi ugeze aho bita kwa Makuza, hirya Beka gato niho nkorera. Nimero zanjye ni 078 542 4 688.